Yesu ukomanuye mu byaha warakoze Yesu kuko wanyijije akaga ukuboko kwawe kwiza niko kwantaruye hahandi wansanze Yesu umva kandi mu bwibone n'amashyengo gukora iby'isoni nke nibwiraga ko ndi mwiza kuko turi beza ariko dusuzugura abandi Mana we navugaga ko gusenga ari iby'abaswa ukuboko kwawe kwiza niko kwantaruye haleluya warakoze Yesu uko wankuye mu byaha warakoze Yesu kuko wanyijije akaga ukuboko kwawe kwiza niko kwantaruye ukuboko kwawe kwiza niko kwantaruye ukuboko kwawe kwiza Ashimwe niko kwantaruye bakiriye gukizwa na Yesu Mwami Yesu va mu bibazo reka amaganyu urimo reka guhora winyoreza Uwiteka cyangwa sanga Yesu nawe arakuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu by'uburamo Uwiteka ntibuzi ibigukwiriye ni nawe wenyine uzi ibyakurengera nubwo uboswe n'imisozi itandukanye urayizi ariko Imana nyir'ubuhanga ntizaguhanira ayo va mu bibazo reka amaganyu urimo ayo reka guhora winyoreza ibyo ubona sanga Yesu nawe azakuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu by'unyuramo sanga Yesu nawe azakuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu by'unyuramo igihe cyo kuryama nta gusinzira wabuguye agacumu karutanabi umuseke utambitse urarurirwa ukibazaho ribwirirwe
ntinave umuhati wa Pawulo iza guhanagura amarira yose uzaba wararize. Va mu bibazo reka amaganya urimo, reka guhora wimyoreza ibyo ubona, sanga Yesu nawe aza kuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu byo unyuramo, sanga Yesu nawe aza kuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu byo unyuramo. Sanga Yesu nawe aza kuramira kandi ubuntu bwe nibwo buzaguhaza mu byo unyuramo. Ninde wakuruhura ingoyi ubosweho, ninde watakira akakumvira ijwi, ni Yesu wagukunze akava mu ijuru akambara umubiri w'umwana w'umuntu. Ntare ya Yuda Imana turi kumwe, ushobora byose mwami w'amahoro, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe utuvuganira ku Mana rurema. Iyi si kwineka irushaho gusaza, abasazana nayo bazibagirana, yaciye muri byose bazaturengereye, ntacyo washayemo atakuvanamo. Ntare ya Yuda Imana turi kumwe, ushobora byose mwami w'amahoro. Turakuragiza Yesu, ni wewe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe utuvuganira ku Mana rurema. Ubwo yihererezaga ab'isi bose ibyaturushaga yarabyikoreye, wikinira ku manga iminsi irashira, tabaza ijabiro ijabo jambariyo. Yesu ni muzima kandi yaranesheje, aganje mu ijuru hamwe n'Uwiteka. Yesu azagaruka gutwara abacunguwe, baruhuka imiruho baruhiye mu isi. Ntare ya Yuda Imana turi kumwe, ushobora byose mwami w'amahoro, niwe
Yesu ari we mutunzi waba se ubuze abawe usigaye wenyine. Yesu niwe byose kuba mwiringiye, utinde kumubwirayo wakwitaye ukoko iryo sezerano rye no kudutabara. Utinde kumubwira nshuti kuko akwitaye Benedata iryo sezerano rye no kudutabara. Iyi si kugarije ntiwihebeshwe nayo, Yesu yaratsinze iwe mwami wacu. Ugende wiherere mu cyumba cy'inzu yawe umurondorere ibikuruhije. Iyi si ikugarije ntiwihebeshwe nayo, Yesu yaratsinze iwe mwami wacu. Ugende wiherere mu cyumba cy'inzu yawe umurondorere ibikuruhije. Dutinde kumubwira inshuti kuko akutayeho iryo sezerano rye no kugutabaraho. Dutinde kumubwira kuko akwitayeho iryo sezerano no kugutabaraho. Dutinde kumubwira kuko akwitayeho iryo sezerano rye ryo kugutabara. Iryo sezerano rye ryo kugutabara. Iryo sezerano rye ryo kugutabara. Dutinde kumubwira nshuti kuko akwitayeho n'iryo sezerano ryo kugutabara. Dutinde kumubwira kuko akwitayeho n'iryo sezerano rye